inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse araruhutse. umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse. amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi ku gukiranuka asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo araruhutse inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse araruhutse. ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse. ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse. soje imirimo ye araruhutse inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse araruhutse araruhutse. nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhumurizwa na Kristo duhabwa na Kristo ntacyadutanya n'urupfu rutadutanya nawe araruhutse. zahumurizwa na Yesu duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhutse. nimuhumure mukomezwe na Kristo urupfu ntirwa
n'urwadutandukanya nawe tuzaruhuka. Araruhutse inshuti ya Yesu, aruhukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Araruhutse, araruhutse. umukunzi w'umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi ku gukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo araruhutse, inshuti ya Yesu, Imana aruhukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Araruhutse, araruhutse. ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Araruhutse, Ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Araruhutse, soje imirimo ye, araruhutse, inshuti ya Yesu, aruhukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Araruhutse, araruhutse, araruhutse. Nubwo amarira atemba ku maso yacu, imitima yacu irimbana n'ijuru, kubw'ihumure duhabwa na Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe. Araruhumurizwa na Kristo, kubw'ihumure duhabwa na Kristo,
rutadutanya nawe araruhutse. Nimuhumure mukomezwe na Kristo, urupfu ntirwadutandukanya nawe tuzaruhuka. Araruhutse inshuti ya Yesu, aruhukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Araruhutse, araruhutse. umukunzi w'umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi ku gukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo araruhutse, inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Araruhutse, araruhutse. ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Araruhutse, Ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Araruhutse, soje imirimo ye. Araruhutse, inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Araruhutse, araruhutse, araruhutse. Nubwo amarira atemba ku maso yacu, imitima yacu irimbana n'ijuru, kubw'ihumure duhabwa na Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhumurizwa na Kristo. Kubw'ihumure
inshuti ya Yesu